Imana ikugarurire ibyawe Satani yakwibye. Hari amahirwe wagiye ujya kugira amahirwe ngo ugire ahantu winjira, hari umugisha ubona ugiye gukoraho ariko ukabona uburi wirengera. Imana ikugarurire amahirwe yawe, Imana ikuremera amahirwe mashya. Nuvuga ngo buriya waribwe, nuvuga ngo mu buzima uribwa, mu mugisha uribwa, imibereho ya buri munsi uribwa, mu buryo bwo gutera imbere uribwa. Imana ikugarurire ibyo Satani yakwibye mu izina rya Yesu. Amahirwe yawe Imana yongeye kugarurira amahirwe. Nuvuga ngo hari amahirwe wagiye ubura, ariko uzi kugira ngo ujye kwinjira mu kazi wize nk'uko abandi bize, nuvuga ngo ntabwo mu mutwe wawe hameze neza, ariko wajya gusa nkaho winjira mu kazi gato hagahita hacamo akantu, Satani akabara kuriganyije. Imana ikugarurira amahirwe yawe, Imana ikugarurira ibyo Satani yakwibye mu izina rya Yesu. Uwiteka guha umugisha.